Nasome yasome mutega amatwi ariko banza usome batega amatwi yego y'umubiri ashyire nayo umutima ariko ntuzagire ngo ngusomeshe amagambo gusa no kugira ngo ushaka usome oya ndi iki gicupa ngo ni munyemerana n'icyo nuko abakuru umuntu uze kwiherera hariya shaka ntabwo mumera amashyire kandi aho nsome nishimye kandi mushyingirane natwe haleluya amina amena naba nshaka bayivuga cyane kuko ni twe wari ubisabye usome ngo kandi mushyingirane natwe haleluya mudushyingire abakobwa banyu haleluya namwe murongora abakobwa bacu. Umwami yaravuze ngo umugabo muzima uzacungura igihugu agira impfundiko. Aroni arazifite ariko izo afite si zimwe ziterwa n'agahinda bita nkurikiranwa se n'izuba ngewe nkamumwongera ndi. Nguyu umukwe ugwije ibigwi n'ingoga, nguyu umugabo uzi agaciro k'umugore yize amateka arayasoma. Aroni ntiyigeze ahindahenda indaya ngo ayiraze buturi kuri iyo ngingo n'umunebwe yubaha Imana mumwongera ndi. Suyu gusa hari n'abandi bagiye gushyingirwa we. Ayiwe haleluya suyu gusa hari n'abandi bagiye gushyingirwa we. Mana we bashyire ku rutonde mana. Ayiwe bashyire ku rutonde mana. Ayiwe bashyire ku rutonde mana. Yayishongoye mu mwaka ushize kugeza n'ubu ntabwo turakiranuka, ariko uyu munsi nibwo ngiye kumenya ko ibyo yambwiye ari byo. Yarambwiye ngo urukundo rwabo we n'uyu mukobwa ntabwo rworoheje, ruri indani mu mutima n'urw'indani, ntabwo ari nk'urw'abubu. Ikimenyetso namubajije yarakimbiye ati uzampa ikizamini njya kumwakira nzagende mpumirije kandi nzamumenya. Aro tubikore sawa pare mufashe inkoni. Aro n'umutsinda nabwo ni umutsinda wagura uruvange sawa. Pare igire hepari nganire na sheri neza agire gutya amaboko arebe ko arimo, kugira ngo hano niho birimo neza arimo rwose. Tugiye kugenda usanga umukunzi uhumirije ntabwo usitara ndabandi kumwe nawe sibyo? Yego twagiye gambira mu mateka ku itariki 15 Werurwe 2026. Aroni agiye guhobera umukunzi ahumirije amugereho uhagaze, aracyarimo uhagaze gutya, aracyarimo ukomeze uhumirize, aracyarimo rwose. Aracyarimo rwose arimo kandi amateka arakomeza asanga umukunzi. Katugire itonde ugushyiremo neza arimo. Tugende sanga umukunzi arimo, tugende rwose aracyarimo. Uhobera niwe utwara arimo, turi umwaka rwose. Uhobera niwe utwara arimo, uhobera niwe utwara arimo. Komeza arimo rwose. Uhobera oya mumureka ari uhobera niwe yabaye uhobera niwe utwara. Uhobera niwe utwara. Reka tuze gusaba abo datahaye inshingano mu gitaramo gitegura iki baze kusatira ibikingi by'amarembo, nibabona isibo igaragiwe ndetse karangazwa imbere n'intore akamugabo ubwije ibigwi n'ingoga yitwa Fiyateri. Nibababona baze kubemerera batera intambwe ijya mbere, inkoko zisobekerane amubaza amambuko n'amazire n'amarezi y'umuryango, maze baze kujyanamo. Natwe uruhare rwacu nk'umuryango w'abasangwa
ni ukuza kumva ibisetso tugaseka tukamwenyura tukumva aho tugomba kwizihirwa tukizihirwana nabo, data hato ataza kudusaba amashyi, hanyuma aho twumva bikwiriye turamutenga mu bitugu twifatanye nawe mu kwakira abashyitsi. Ngaho rero ndaza kugira indi mvuga ari uko nabonye ari wacu ni wa muryango nzi neza ko batagira ibishwashumye mu muryango, ahubwo ni abantu bazima data yishimira gutamana nabo. Iri jwi ndabizi neza ko muryumva, turabasaba kugira ngo kuvunyisha nimuvunyishe kabiri, gukomanga nimukomange kabiri, twiteguye kubaha ikiganza, turabakiranwa urugo rucingando aho iwacu ku mbuga ngari aho dutaramira n'umuryango. Mutambuke munsi uyu muryango twarataramenye turanamanamana, twagiranye ibihe byiza muri kiriya gihe, watweretse ko ari umuryango urera abana ubatoza gusenga no kubaha Imana, abahungu babo bakamenya uburyo bazajya kurwanira igihugu maze u Rwanda rukaramba impande n'impande, nanjye data yanyohereza ku rugamba tugahurira amahoro. Ababyeyi babo bakicara bagasengera u Rwanda, bagasengera ababyeyi b'u Rwanda kugira ngo babyare n'ejo haje u Rwanda rukomeze rurandaranda impande n'impande. None ubu twageze n'agatsiko k'imitomumbo. Uyu muryango ni umuryango unamanamana n'uwacu mu uyu muryango ikindi duhuriyeho ni uko abana babo ab'umuhungu ntiyigera ingutiya ya nyina ahubwo bigera ipantaro ya papa, bakavuga bati nanjye nzagira ikirenge mu cy'umubyeyi natarama ntaranuko, maze bakabatoza umuco w'Imana ndetse n'uw'igihugu. Ikigaragara cyo rero ni uko nabo bagira igitaramo cyo guhiga, maze abana baba bari kuba indirarugamba bakareka uburyo bazatarama uru Rwanda, bakamenya umuco bakabundura umuco, maze umuco wacu nutuye ngo ucocere. Uyu munsi nanjye nagiriwe ubuntu, ndashima byimaze y'abashyitsi bataraza, muhuze ibiganza mushimire papa nuramutse umuryango Kambanda kuko abanduse muri uyu munsi bumugaragara, mubaha amashyi. Nyimara kuba indirarugamba data yaranyicaje, hanyuma arandeba, nari nkoze rimwe nari maze tuvuga gake, yarandebye abona nigeze ipantaro ya data, arambwira ati Samu biragaragara ko uzaba umugabo, ibi ni ibigaragaza ko utangiye kumenya icyoko. Aranyicaza arambwira ati kuri kubinira rugamba, reka mubwire icyoko cy'iwacu, kuva ubwo bwakeye nabaye indahangarwa yenye mu misango. Bashyitsi b'iwacu turabakirana yombi, turabiteguye. Reba umurambi ujyanye n'abashyitsi ba data kumwe basanzwe batuzi, maze ugatsitsirure ba basore musanganira abashyitsi ku bikingi by'amarembo mubakire mu batore imitwaro n'imitwaro muyikomezanye ikambere, ariko Viatora naramuka babwiye ngo izi ndazikomezanya mu muco bibaho muraza kumureka, biraba ari ikimenyetso simusiga cy'uko ari bukenera amendezo kuri data uramutse umuryango uyu munsi. Ngaho mutambuke, kandi ubwo bamara kugera hari iwacu abagabo bazima muri imbere mufata imyanzuro iwacu, muraza kujya hejuru. Yego, ababyeyi mwikomereze mu cyicaro, abagabo na yego, kugeza rwose bashobora guhagarira abandi, mukomeze. Yego, icyo bita igihanya cy'icyokozi cy'icyaka, mu gihe abasore babyiruka bajya mu dushoti niko bavuga no mu tubare, njye mba niyegeranya n'inkuru z'abasaza kugira ngo nzabone ibyo twerekera abanyarwanda mu mwanya nk'uyu. Mubyeyi rero mu isaha isa nk'iyi twagize amahirwe tubona imfura mutaramana, ikibingira ni impamvu nyinshi zirenga imwe. Murasengana, murakundana, iyo musangiye nta gucura murasaranganya, ariko kandi niyo ndebye indora kureba aninjana barebye aguye ikiganza ndabibona. Viatora ijisho rituka data, inkuba riri mutuka inkumi ndayamenya, iryo riri mutuka inkumi n'irya mutuka inkuba. Mbere na mbere baguha amashyi. Hanyuma kuri iyo ngingo data nta kindi nshobora kujya mbere mvuga utaramwakira ngo urukumbuzi rushire, dukureho mvuko umwakire. Ujye mbere. Tambora uraho neza cyane, amahoro. Yewe ndumva ukiri wa wundi uhinduye. Uramahoro? Amahoro, turashimira cyane. Natwe turashima, twishimira uburyo Imana yaturinze ikatugira neza, tugakora bikaza, kubera gahunda nziza y'Imana twari twataranye turi mu byishimo. Yego, tubona rero namwe muraje
ndagira ngo mu izina ry'umuryango umpagarariye tukwakire, hanyuma ubwo nitumara kwakirana turakomeza tuganire. Murakoze cyane. Nejejwe yuko ntaje nisanga ahubwo nje mbasanga kandi mugasanga ariko ndamutse nyuma. Murakoze. Uranza bice akanyota. Yego kugira ngo iwacu atayo kanya kuko umuhanzi ndasoma burya ntabwo nari gusoma tara ku kiyaga hano hepfo. Hari ahantu ho gutara heza urabona ikiyaga ndabona mugituriye cyane. Niyo mpamvu ubukibwani budafite ireme ahari. bufite ireme cyane, ireme rwose. Ntabwo bufunguye muzitara kushaka nongere numva ahari. Ntabwo bufunguye kugenda ntumuretse mutwazi umusaza kugira ngo urugendo mvuyemo si rurerure, reka nkamaremo nyongere. bari kuberekeza wenda bakanakongera wenda urambiwe guhagarara. murakoze cyane. muhuze ibiganza barambwenga amashyi yo nikoze. muhuze ibiganza mucimira ababyeyi bacu. hanyuma rero babana data yabayahaye inshingano zo kugenda mupfundura ngaho mubikore data ze kunyurwa yumva abashyitsi bishimye. mubyeyi rero igihe nakubwiraga ko twahaye ikaze Viatori namurebaga nkabona ntakeneye ibimutinza, kandi ikindi nubwo babasore Gilbert na Beri babakiriye bakabatura izo bari bikoreye bakazikomeza n'ikambere, Viatori nabibonye hari izo yabimye mu muco binyereka ko ari bukinera amendezo mu gataramana. Buriya nubwo mwagiye akagushima nawe ntabwo nende damu yayiciye hasi n'uwari bikwesi yari mugufi wenda ngo byaciye hejuru. Uraza kubyumva, reka mbemerere mutaramane nanjye ndabatega amatwi bitinde jya mbere. Ndi kumwe n'imfura kandi wari murahimbarwa mutishima. Munyemerere rero mbanze nivuge mu muryango wanyu, hanyuma neza kukugiriraho ubuhake nyakugira Imana uze kunyemerera nkomeze ijambo tuganire. Nitwa Nkundibiza Viateur wa Karishema wa Ngoga wa Ntiserurwa wa Kanyambiriri, ndi inkubito y'icyeza mu bahisi. guma Izina ryo gucungurwa nitwa Uwagiriye ubuntu. Izina ry'ubutore ndi inkomezamihigo y'akarere ka Gatsibo. Muryango mugari mwampaye amashyi ko sinakuriye ko ni ukuri muri imfura n'intundu. hanyuma rero ntabwo njya ngenda jyenyine, ahubwo umuryango wa Filimoni iyo duhagurutse ndahaguruka, ariko bakampa n'umwana umperekeza. yewe mukobwa ngwino mama ngwino umperekeze tugire mu muryango wa Kambanda. urabona ko ari umukobwa rwose umwenyura. ntabwo rero twaje gutyo neza nagutuye. iyi ntabwo ari fata ahubwo ni fanta. tagira ngo naguhangara nakubwira ngo fata reka biragatsindwa, ni fanta. twaje rero inkokora zireba imbere, twamenye ko mufite ibirori kuri uyu munsi, kandi biragaragara ko ibirori byanyu byizihiye. usanga rero tutaganira mu birori byanyu ngo tufate n'umwanya tutabahaye intwererano. inshuti nziza iratwerera. iyi ni intwererano, nunkundira muyishyire mu zindi. murakoze. reka nereke umuryango wacu n'abantu ntabwo baje gusa badusanga mu gitaramo, ariko baranadutwerera. ubwo rero tugiye gusangira ibyiza, kandi niba hari n'ikindi bari budusabe ntabwo twakirinda. Nifatanyije natwe rwose nakubwiye ngo twaje twikwije, kandi ubwo ngo utwerere ukampa n'umwanya kugira ngo nanjye muri iki gitaramo ngire icyo mwanira nawe. reka nongere nsaba umukobwa wanjye ngwino ko niba utaramuka sha njyanye n'abakobwa babahereza fanta, maze barangije batereka reka iyo ngiyo tuyinywa, ahubwo bati dukunda iy'isugi. nanjye narobanuye iy'isugi rwose
mwiza mu muryango wawe. Iyi ngiyi rero akaba ariyo kumugiraho ijambo kugira ngo nyine uyakire. Seguro se yarifata. Ariko itandukanye nta yindi, ifite icyerekezo cyayo gisanzwe rwose. Ariko rero ndayibona. Nikure ko n'ipfundure. Ipfundure nta Ubundi ngo yisome. Yipfundure. Umuryango w'iwacu burya baragukunda kandi barakuzirikana. Abafimoni baricaye mu muryango basanga iyi ngiyi rwose ukubereye. Uhereyemo iki gisobanuye ngo narihaye. Narihaye. Ese natwe turi kubyina. Mufashe izina ryacu. Nitangira uko cyitwa. Ubwo ni ibisabisabirana bitwaye ikizo. Ngaho soma. Reka mbikubwire kiriya kabogi. Mbwira ndakunda rwose. Hari icyo Bibiliya imbwira. Bibiliya irambwira ngo mbere na mbere Imana. Nanjye Kambanda ntabwo namwakiriza amafunguro yonyine. Somera n'icyanditswe kiboneka mu itangiriro 34 umurongo wa 9. Ugiye Kambanda gisoma 34 umurongo wa 9. Umurongo wa 9. Yego, 34 ahageze. Yego. Nasome. Yasome. Mutega amatwi. Ariko banza usome. Batega amatwi. Yego. Y'umubiri ashyire nayo umutima. Ariko ntuzagire ngo ngusomesha amagambo gusa no kugira ngo nushaka usome. Oya ndi iki gicupa ngo ni munyemera nanjye n'uko abakuru umuntu. Uze kwiherera hariya shaka. Ntabwo mumera amashyi reka hano nsome nishimye. Kandi mushingirane natwe. Haleluya. Amina. Amena naba nshaka bayivuga cyane. Nuko ni twe wari ubisabye usome. Ngo kandi mushingirane natwe. Haleluya. Mudushingira abakobwa banyu. Haleluya. Namwe murongora abakobwa bacu. Sinsomye ngaho rwose. Oya ujya ukomeza ariko. Komeza ntugarukira gusa. Safa rwose. Hanyuma Sibica 12. 10 hari 10 hari 11 12 nari bikeneye. Inkwano n'Imana muzanya naho. Ngaho. Inkwano n'Imana muzanyaka uko bingana kose. Ngeje yateye umuryango. Nzabibaho uko mubinyatse. Ariko munkingire uwo mukobwa. Kuri ubu cyoteye data. Mbere na mbere bagushimire mubwire uko musanze. Yego. Ni ukuri kw'Imana reka mbikubire mu ijambo rimwe kugira ngo ukomeze. Abatware mu mabyiza. Tugira basi wabo w'umukobwa, tukagira ba nyirasenge, tukagira ababyara be. Nubwo tukwemereye irembo ariko ntuzabe sendatazi. Nanjye nicara mu muryango kwa Filimoni babwira yuko icyifuzo cyacu cyakiriwe mu muryango iwanyu, ko mwatwemereye irembo kandi tukanarifata, ariko mwadusabye ko tuzagaruka tuje gusaba umugeni. Mu by'ukuri rero urabizi neza hari amasezerano twagiranye. Muri uko gufata irembo ibyangombwa byose bisaba umugeni urabizi ko nabitanze, ndetse nkaguha inka y'imfatarembo, nkaguha n'iziyiherekeje. Ibyangombwa byose urabizi neza ko twabishoje. Uyu munsi maze kumva ko mufite ibirori, nifuza ko ntazakurushya nkubwira ngo mwongere mutumire abantu. Nifuza ko uyu munsi twaza tukabishyira mu muryango mugari, maze na ba nyirasenge w'umukobwa babishimye bakatwemerera umugeni. Ijambo ryanjye nzaga kuri uyu munsi ni iryo ngiryo.
burya ntaho bitandukaniye kuko abanyarwanda baravuze ngo abakiranye neza barongera, kandi buriya ibirori byanyu ni nabyo birori byacu. Iyo tubihurije hamwe bituma mu muryango twumva neza. Ikindi Viate ku cyumweru wari umunsi wahariwe umugore. Yego. Tumenuye inyuma papa, uriya munsi wahariwe umugore twarawijije, wabonye ko twagize n'igitaramo ahangaha ba mama wacu tukabashimira. Numvise aranavuga hari igihe ari bukomoze ku mugore, amukomojeho wamaye basha no kuyobora waza kumwumva. Turacabiza ni iminsi 30 yahariwe umugore. Umugore sinamusiga inyuma. Ngo mugiye kumfatira mu mibare we. Wowe ntacyo bitwaye, ikibi ni ukugufatira ku kirahure. Okay, noneho ndumva n'umuhungu wanjye yagushyigikiye. Buriya abana nabo bagira ijambo mu rugo iwabo. Anyibukije yuko tuherutse kugira ibirori by'umunsi w'umugore kandi twari twishimye cyane. Arambwira ati iyo minsi 30 rero ikirimo uyu mugabo niwe avuga ngo aragufatiranye. Njye niko nabibonaga. Rero nibyo rwose. Ariko mwana wanjye iwanyu ufite ijambo, rero mugabo nta kundi twabigenza. Ngaho reka tumuhe uburenganzira avuge ijambo ashaka kuvuga, kuko hari ibyo twari twasubitse ubushize. Niba bashatse ko tubisubukura umwanya n'uwawe Viate. Mutanga amashyi. Ngira ngo nk'uko nabivuze mu muryango wanyu muri imfura kandi muri umuryango mwiza, kandi mugira abageni natwe tukagira abahungu. Maze rero nk'uko nabivuze ngira ngo uragira ngo mbisubiremo. Murabizi ko twaje gusaba irembo ry'umugeni, irembo mukaritwemerera, irembo tukarifata, ndetse mukadusaba n'ibyangombwa bisaba umugeni. Dutanga inka y'imfatarembo ndetse dutanga n'izindi zo kuyimenyereza. Ibyo byose twarabitanze. Ahasigaye reka nsabe umukobwa wanjye mu burya ururimi gusa ntirusabire nk'igisigati, nze gusaba ubutumwa bugera kuri ba nyirasenge w'umukobwa, maze nunkundira nawe uguhereza uwo musore wawe aze kurigeza kuri ba nyirasenge b'umukobwa. Nibaza kutwemerera rwose umugeni naba hari bamuduye, kandi ntabwo twabasaba umugeni udahari. Ba nyirasenge ba nyogosenge, hanyuma iyi ni iyabo bagutuye. Niba yikoreresha utyo gutanga umugeni impamvu tubivuze gutya, kamarira ngati ubwo nkwemereye umugeni ariko ba nyirasenge ntibahari na ba se wabo. Wamumpereye mikoro ntaza kumva ijwi rye. Uragira yasoma ngo ibifuzo bitamufata, maze ntabwo umubyeyi namukoresha ikosa. Umugeni saba bamwita Aniziye. Umubyeyi arasa neza, n'ukuri anaseka neza, ntabwo yamakanije. Ni ukuri pe mumuha amashyi agihaguruka muri ryango rugari. Umugeni mwaje kudusaba ntabwo bamwita Aniziye, ahubwo yitwa Aniziye. Icyo mukundira ni uko amenya ibyo nshaka hakiri kare. Rero nanjye nabivuze ngira ngo numve ko wanyuzwe. Imana iguhe umugisha. Mwamuhaye amashyi ko umugeni yamutwemereye ko ahari. Rero umuryango wacu turefura cyane, ibyo twasezeranye turabisohoza. Oya biragaragara ni ukuri. Ufite singa itarushyisiga kandi wamuye amata. Amina. Amen. Kamba. Ndagushimiye, ariko nanone umuryango wacu ntabwo iyo duhawe umugeni tushimira gusa ngo tugende, ahubwo umuryango wacu turatunze. Muza kunyemerera mu mposhe tubakwere
turi abatunzi. urahitamo ko se Turi abatunzi rwose. nta nubwo turamenya ngo uramusabira nde, turakosha tutazi n'umusabira koko. Ibyo ari byo byose uko ngana gutya ntabwo nisabira. ntaba wisabira, nturebe n'uyu mugabo wasutinze gutya ngo ugire ngo niwe ndi gusabira, urabona ko afite uruhara. Umusore wanjye reka mbanze mukubwira, ushobora kuba unamuzi. Nzi neza ko mu muryango wanyu yajyaga ageramo, bamwita Aroni. yitwa Aroni. Yego. niwe waje gusabira none ugahita upfa, na ba nyirasenge batamubonye ko Impamvu nanga ko yaza gusuhuza nyirabukwe atarakwa, biragatsindwa kuza gukora mu mbavu za nyirabukwe atarakwa, ntabwo byemewe, nta n'uburenganzira yahabwa. Ariko namara gukwa, uwo musore wanjye ariwe mutambutse abasuhuze nawe afite ubwema n'ubushongore rwose. Biragaragaza ko ari umugabo abikwiye. Icyo ni icya mbere bamuha amashyi rwose. Icya kabiri, iyo yagendanye agakoni ke, kari agakoni ntabwo kavuga ishyo, kavuga ishyoro. Ishyoro ni amashyo icumi ahura n'ijana. Buriya Viatora bamwongera amashyi. Icya gatatu, papa ejo bundi unyohereza kureba Rugaju aho wamusize mu rwuri, nasanze barakosheje urundi rwuri byegeranye hari i Nyagatare neza ku Mutara neza. Ikintu nabashije kubona nuko inka batunze n'izica urucaca n'iz'umuryango bamwongera ndi. Ikindi kandi nabonye nawe ubwe, naganiriye n'umugore ukomoka iwanyu witwa Mukamusoni, uramuzi? Nabo turi kumwe aha ngaha. Mukamusoni nahaguruka dupepe. Mukamusoni nahagurukane n'abandi mwadushingiye. Mukamusoni aho wabazanye se biyate? Barabazanye. Nibatambuka basuhuze. Papa ako kanona mutambuke musuhuze bakora. Mureke babandi twamushingiye zendebe. Wabaza Nabaze. bategura pe. Nabaze. Mutambuke musuhuze. Uya nkabo. Mutambuke mubanze mumusuhuze. urabona mwana nabareze neza, Twabareze neza. babafashe neza rwose. Papa wani tumukunde. Uwo nawe niwe Mukamusoni nakubwiraga. Uwo rero ni Mukashe. Uwo ni Akimana. Nyarutsa ugere no kuri cyane natira ngicyo dore. Dore daturonguse kuwa. Aha. Urabona muhaye amashyi, Muhaye amashyi. uwo ni umwe tubaha cyane sinyambuga n'izina rye wabanjirije. Murakoze cyane, ndabona n'abo twabashingiye babafashe neza. Kuba rero arimo gusaba yuko tumukosha, ndumva batanze ingero zigaragara zifatika. Nimwisubirire babafashe Ahubwo mu muryango w'iwanyu banyemereye babakire. umunsi kugira ikibazo avuga tutabo twabashingiye bari hehe ko tutababonye, aho nuko batari bagahawe umwanya. Biyete mwarakoze cyane. Ngiye gusaba umuryango wanjye tugukoshe Rwose. kuko bavuze ibimenyetso bigaragaza ubutunzi bwawe, bavuga n'iyo nkoni yawe iziragira, bavuga n'iyo ngofero batirigera mu ijana. Urumva ngewe ngihagaze ngifite ijambo, turabakosha inyana 8. Iwacu tujya dukosha imbyeyi, dukosha inyana z'amashashi. Yego. 8 niyo muzazibona, tuzabaha umugeni. Niba ari ukujya kuzihaha ubwo arabacika. Murakoze. Ntabwo duhaha kuko turi abatunzi, kandi buriya n'uvuze inkono ukavuga n'ingofero, buri ingofero n'iz'abacunga ingorofani.
mu gifaransa bayitisha nk'amaye amashyi ariko maze rero umuryango mugari ubwo twazaga umuryango wanyu tugatanga inka y'imfatarembo twatanze izindi nyana zari ziyiherekeje kandi nk'uko uriya musore yahoze abivuga wumvaga ari kuzishima kuko buriya agira mu rwuri kenshi nimudukundira baradukosha muri izo kandi nimutazishima turabakwera kuko urwuri rwanyu n'urwacu biregeranye. murakoze. Reka Samuel iziwacu zashimwe karame mu nka iziwacu zashimwe zashimwe zimwe ariko agashya kabaye papa buriya ntajya bivuga byose ariko njye ntabwo ndibihanze hanze ariko nabikubwira ngira bikubwira uribuka imwe yaherekeje ifatarembo yego nahise ibyara impanga umamashyi noneho sa karame Kambanda yambwiye ati ntabwo ubundi umuhungu wawe wakabaye uko ntaramubona nuza kunkundira akanemera ko wa muhungu ntugafite ndakagira twatwanye uze kuzahamagara azasuhuze twatwanye urugamba tugiye gusenga urakoze cyane dutabarira u Rwanda atora haduya mukubita muteruye amurinda gutora ibiyagi na yimyizi gusa Aroni wanyu roroshye igihugu kiramuzi umutekano w'igihugu cy'u Rwanda Aroni afitemo akaboko Aroni aro ubwo ndavuze ngo Aroni uraho umva rero Aroni mubwira ibiraho nakura bizi nta byinshi njyamo viyateruzi cyamuzanye iwacu nyine arambwiye ngo mpite mucizi mubwire ngo plan yamuzanye yabyaye kosho ngo tiki ubujyanye byariye umva rero ukuntu ugiye kuza ariko mufite pare mukigabo ubona cy'igisirimu bitwa amateka y'ibintu akugira iruhande reba abasore bari bakeye batandatu bajya hagati shana mwishukiye niba usa nka musinga ndabizisutira kwe ugasanga musesano ari kubireke amano yawe hatagira baha mwana bakura bakagira ngo abana n'ubumuga yajya kubite muri masayi bishyire mu birato gaho umuzuko baguha amashyi yumve ko bakwishimiye urugendo rwiza rwose urugendo rwiza mpamvu amarembo Viateri n'imfanzi Maria ari guhangara kugendana n'umukwe kwa sebukwe ngo abumva bumve ibyo mwavugaga byose ahubwo bagiye gutambuka uturimo yarimo rwose twamaze kujya ku ruhande ni umusore nahoze mvuga ibigwi bye nibutsa ko agwije ibigero byo gushwekera ubukwe hanyuma kandi aho mwibukira nuko yubaha Imana ikindi nahoze mvuga ntabeshya navuze ko mu mutekano w'u Rwanda afitemo ukuboko kuko twigeze guhura ku nkiko z'u Rwanda maze Haduyi yagiye gutera muteruye aramukubita muteruye ubwo amurinda gutora ibintu Haduyi agenda yimyiza muso icyo gihe nayiyoboye ubukwe uraranda tubatarama n'ejo biragera uwaruri niwe nshaka uwaruri natambuke bamugaragira uko navuze protokole amarembo muyamaremo ibizibanzira maze tubone umukwe kwa sebukwe ngaho mutambuka uko sitsimura rwose akora ko ni keza gatitsimure cyane sitsimura tambuka urugendo rwiza kugira ngo umenye iki gitaramo twarimo ibyo nibyo Viatori yasobanuraga ati ntabwo umukwe yasuhuza kwa sebukwe wakamukwereye rwose nugeraho kwagiye mu cumi n'udusabira umuryango umugisha ugekere ubundi musange hano barancarenginze ni ukuvuga ngo baramvanze nahamagaye Aroni haje Aronize ariko nta nubwo natojwe byo kuba nakwishamangaza ngo nerekane Aroni jya mbere kiri kubwo ubasha ubumuhe ariko kuri iyi nshuro wanamutegeka tukamubona nanjye mfite amatsiko kuko yasiba mwamusabira mushiki wanjye data namubona ndamushwekera intebe antegeka ahubwo mu muco w'iwacu ndabizi neza ko iyo twaguhamagaraga witabishaga
amaguru ukanyaruka, maze muhungu wanjye nunkundira utera intambwe eshatu ugana imbere, hanyuma uriya muhungu mwiganye ari bukwereke icyo uri gukora. uyu mugabo niwe umuryango wemeje ko buriya ni nawe wakubereye ku ruhembe, nubwo Imana yumvise isengesho ry'uwitwa Kayamacumbi yatsinze ngo mana nibanasaba basange horoshye, ariko niwe wajuje muhakarambura indeko mwegere, ntumuhobere ahubwo waguhobere, pare mufashe iriya nkoni ntabwo agiye ku rugamba, kuko ubu ntanaguhora niyo wumva ikibazo ufite mu rubavu mwemera rukandi. twashatse kukumenya no kukubona, none turakumenye, turaguhesha kandi turagushima. Umuryango wacu kirazira yuko ababyeyi baramutswa n'abakwe, kandi mu muryango wacu kirazira yuko dutanga inkwano ntizigire ziherekeje. Ndagira ngo nsaba umukobwa wanjye atambuke, ngwino umukobwa, mbanze mbashimire ko mwabyaye neza mukabyara umukobwa, natwe tukabyara neza tukabyara umuhungu, ariko inka igira iziherekeje. Aroba kwishe iyi niyo gushimira kandi ikajya igenda imbere y'inka. Murakoze cyane. Turabashimiye kandi mugeze neza, byiza no gushima, gusa wenda nuko muzikoreza abakobwa yete karame hari igihe tuvuga twagira tukavuga ngo ariko iyo haje ariko buriya hari ikiba kiherekeje. oya iwanyu zikorerwa n'abakobwa? oya ntabwo bazikorera, ahubwo baraduhereza. nta nubwo ariko kuko hano hariho ra ko ntayiriho. ra mwayibonye? rata namwise umwikorezi ni umuhereza. ni umuhereza. twagira ngo nacyo tukimenye. oya nanamubonye mbona nampfunika afite urebye dore barambenze papa uriya mukobwa uri kumutwaza nanjye ndumva hari umusemburo igenda imvubukamo ureba. iyaba yikorera nari kubirebera ku mutwe, afite umusatsi nta ruhara afite. Biyatere n'umuhanga we yabwiye igihungu cye ati ntutunguke imbere yawe ujye uhereza umukobwa duhereze hakiri kare. uraho papa ngiye kumuha intebe y'ingurube itandukanye n'izaba bose, intebe itigeze yicarwaho kuva mu gitondo. yego muri Bibiliya hari igitabo nabonye Aroni atazantererana nka muramu we. ubwo nebuko ubonye muramu utararongora na rimwe kandi utarashwekirwa n'ababyeyi nk'aba ngo bicare bacike imirimo bafunge inganda uruvange barufunge ku isi hose. urabizi niko uruganda rukora rugasiba ku isi abato gusa, ariko rugafunga. ntabwo ibyo bintu birabaho ngo mbone abantu bangana gutya banziye mu bukwe, ariko namaze kukuboramo icyizere yuko utazanira naho nzagukenera. muri Bibiliya harimo igitekerezo gifite umutwe uvuga ngo abararikwa babi. uwo mugabo ngo yaratetse arategura ngo bageze ku mwanya ku ngingo yo kurya babwire Musi ngo bahamagara abantu baze barye. Musi ntabwo yari nge, ariko ngo yahamagaye abantu arabagura. yari yiteguye ibikomerezwa. dutambuka inama urajya mu gitekerezo utera intambwe imwe, uyu munsi ni uwawe. yego gutyo abo bararikwa bababuze, abwira umuhungu we witwaga Sehene ati tambuka ujye mu muhanda uzenguruke hose ushakisha abantu, urebe abantu bose bararika ati muze murye bajya mu isoko rwa Yitimu dutere indi ntambwe. aragaruka ati databuja ndabikoze ariko ndababuze. arongera aramutuma abona bake, ibiryo bigihari bifi hari nk'iri muri hari uyu munsi. aramubwira ngo ngendere icyumba urebe abantu bose, pare wowe itambukira ugereyo vuba, wowe wararongoye kandi urongora uwo wakoye baguhe n'amashyi. uriya mugabo yamugiriye inama nzima, iyo atazimugira ntabwo tuba twabigize ubukwe nk'ubu. yari kwamubwira ngo azarongore bya Gisiribobo, Imana imuhe umugisha tuzamugira umukuru w'itorero. hanyuma rero icyo gihe kigeze muri urwo rwego Aroni, hari abantu batanze impamvu, umwe aravuga ngo naguze ibimasa biri guhinga, ngo nta mwanya mfite ngiye kubiteza itinga bihinga akazinga kose. arahakana. ariko impamvu ya gatatu niyo yatemye nza gutezwa ngo ndebe yuko Aroni ibyo bintu yabimura. uwa gatatu yaravuze ati
ngo naraye ndongoye ngo niyo mpamvu rero ubashe kuza. Aroni ninjya kumutumira ntazanyibutsa ko yarongoye, mu muhamashyi azamenya ko ni muramu. Muzamuresha izo nkoni hanyuma mukorera amarembo atambuka ajye mu ntebe ye, muzamure mukora amarembo. Umwami yaravuze ngo umugabo muzima uzacungura igihugu agira impfundiko. Aroni arazifite, ariko izo afite si zimwe ziterwa n'agahinda bita nkurikiranwa se, ni izo wonyoye nka mumwongera ndi. Nguyu umukwe ugwije ibigwi n'ingoga, nguyu umugabo uzi agaciro k'umugore, yize amateka arayasoma, agera ku mateka y'umwamikazi Elizabeth, amenya ko uwo mugore yatwaye ubwami, abagabo b'ubwami baramuyoboka, azita kuri mushiki wanjye Anizi yamumuhandi. Aroni ntiyigeze ahindahenda indaya ngo ayiraze buturi, kuri iyo ngingo ni umunebwe, yubaha Imana mumwongera ndi. Namwe nta busembwa mufite, mwaherekeje umuvandimwe neza. Viateur arabakunda, sibyo? Ibibaye kuri yaramwisaba, ari warongoye yaba yarishyamiye yanabihanirwa. Hanyuma rero iwacu dutanga abageni, tugiye kwerembera agakorasi gato cyane kagufi k'amasegonda 4, mukumve nigasoza muravuga amena. Muraza kumfasha. Suyu gusa hari n'abandi bagiye gushyingirwa we. Ayiwe haleluya, suyu gusa hari n'abandi bagiye gushyingirwa we. Mana we bashyire ku rutonde mana. Ayiwe bashyire ku rutonde mana. Ayiwe bashyire ku rutonde mana. Imana izarere kuwukuze ufite ikibanza ubona ko atatuma umugore arakara byahariye. Yego murakoze cyane Imana umugisha. Imana yumvise ubusabe bwanyu, wenda ntibazantange ariko Imana ibatekereza. Hanyuma mwitonde kwicara shobuja ataricara, pare icara wowe urakomeye rega burya. Aro wahisemo neza, felicitation, ubonye umugore mwiza wa nubwo wenda ataraza ariko icyizere 92% cyageze. Reba uruhande rw'abasore abasore bakuze, urabona atekereza mu mutima ngo Mana amasengesho basabye uyarebe, itsinda ngiye gutunga inkoni bwa mbere ube niryo uheraho, kuko muraziranye, uzi ufite ikibanza n'utarakigira, uzi ufite igitekerezo. Hanyuma utekereze ko musisamu batamwishyura kuko mwese twaranywanye, turabana, turahuza. Hanyuma utungwe y'inkoni uvuge ati itsinda rimurikire vuba, iby'igifunguzo n'icy'abatizera Imana tukwere mu kwize ubuti aba ejo barungwa. Zamuri nkuna gute mwicare imbere y'abandi ubarebe ni hano, ati ni hano twamwicare ngo murakuze, ati namwe ariko ntimuzatinde mwicare ngaho, ca bugufi wicare cyane maze bagushimire baguha amashyi menshi cyane. Uri umukwe utari umuko. Mubyeyi rero kugira ngo mwumve kandi icyo muza kunsaba ndakigira itegeko. Urakoze. Yateye n'umuhanda n'uri nyuma n'umushwegera amashyi. Uziko neza ubusitani ugezeho ntabwo ari iyo gusaba, nako ntabwo ari iyo gutereta, si niyo gusaba, ntabwo ari iyo kwinginga buriya, ntabwo ari iyo ubwumvikane, ni itegeko. Papa, ibyo tuzaganiraho n'ibyo kumuhekera. Nawe aravuga ati nyemerera umwana azasanga undi bicarane bwa mbere mu mateka namwe mubarebe. Nunyemerera kandi ndabikora. Oya. Viate, ndatarashaka inama. Wabizanye n'itegeko Kandi mube mutegekwa n'amategeko rwose. Muzanye amategeko rero ubwo murashyira. Viate, uje gutegeka basohoka. Itegeko ntabwo ari agahato, ahubwo itegeko ni ibwiriza umuntu ashobora gutanga, ariko nzi yuko bibwira ari kambanda, kandi keretse niba ari kambanda wahindutse, kandi nzi kugira ubuntu. Aha. Wari utangiye kuza. Oya biragatsindwa. Okay. Reka sabe umuhungu wanjye arihuta ndabizi. Hamagara mushiki wawe sha. Uzi byambayeho mu masaha ya saa 4:50. Viateri yatangiye aterura ati ndasabye, noneho ansomesha ririya somo baniteze n'umutego numva ko asabye koko. Birabaye ati muturo ngo tubarongorere natwe muturongorera abacu.
bitandikeka kuko anezi uturimo akora naketse ko nande baje gusaba nagiye inyuma ha ndigunga masenge yarahansanga specials ati samu ko wigunze nanizi yabamurongoye ati se sha ati mpamvu itaranyishe nanyo gukura akarongorwa natwe wumva zabikira turikana sekanyeka ko ari byiza nagiye burya nariza ntanga isiri mbwira abamasenge nawe numva uturimo yarimo ashyiraho akabago isaha n'isaha mwakumvamo amagenge ijwi reka rero mbikore muhamagare ndaza kubwira abamasenge nahoze mbwira kuva kare babwire ni mushishima mukaramurire pe mutambuke isiba ya mbere ibyuma bifata amashusho mutungayo hanyuma isiba ya mbere iraza kuza ari ababyeyi bamutoje kwimira inyana ninikiza bagahora umuharuro hanyuma yawuharura Aroni yahagera agahahorera iyo siba ya kabiri iraza kuzamo abari bazima abo bari bazagera ikirenge mu cyamukuru wabo hanyuma nabo bakabasha gutwegera ibitaramo nk'iki isiba ya gatatu ndayivuga mu kanya buri muntu wese Imana imuha impano ye nuko ibintu nawe byagutunga ntukabikope ntukabikope utazabura ubwenge kameramani tazira ayo mazi cyo kuba yatwara ntabwo byagenda genda ubereze umuhogo ntibongere mukenere barabe mufite impano zitandukanye urakwizeye kugira Imana jya kwa Sudoku cyangwa uteke
samuringanira nabo aho rwose aho ringanira nabo yanyishongoye mu mwaka ushize kugeza n'ubu ntabwo turakiranuka ariko uyu munsi nibwo ngiye kumenya ko ibyo yambwiye ari byo yarambwiye ngo urukundo rwabo we n'uyu mukobwa ntabwo rworoheje ruri indani mu mutima n'urw'indani ntabwo ari nk'urw'abubu ikimenyetso namubajije yarakimbiye ati uzampa ikizamini njya kumwakira nzagende mpumirije kandi nzamumenya aro tubikore sawa pare mufashe inkoni aro n'umutsinda nabwo ni umutsinda wagura uruvange sawa pare igire hepfo aringanire na sheri neza agire gutya amaboko arebe ko arimo kugira ngo hano niho birimo neza arimo rwose tugiye kugenda usanga umukunzi uhumirije ntabwo usitara ndaba ndi kumwe nawe sibyo yego twagiye bwa mbere mu mateka ku itariki 15 Werurwe 2026 Aroni agiye guhobera umukunzi ahumirije amugereho uhagaze aracyarimo uhagaze gutya aracyarimo ukomeze uhumirize aracyarimo rwose aracyarimo rwose arimo kandi amateka arakomeza asanga umukunzi katigire itonde ugushyiremo neza arimo tugende sanga umukunzi arimo tugende rwose aracyarimo uhobera niwe utwara arimo turi umwaka rwose uhobera niwe utwara arimo uhobera niwe utwara arimo komeza arimo rwose uhobera oya mumureka ariko uhobera niwe jamani uhobera niwe utwara ari usisamu bisi bose bati kuzimu anizia ende alone wow aro ubusenye ni mugwe ubuvange uzarwendera uransinze pe noneho tugiye kujya aho bibera munyamere na basaza be dutambukane yewe bose wabageneye cyangwa barasangira sheke bose ayo uzi ko yateguye mu mahamashi naho buri wese yimwende tuguze uburyo umwete fata umwenyure mutica amafoto y'umugeni enye amverope muzigaragaze hano harimo sheke isigamye muri beka wese isigamye muri equity ejo mu gitondo saa 3 mane yafungure mwinjira mubikuza muzamura amataje mucuruzi niba babaza mubashakira utwicara niba babaza muzirate muvuge ko mwashingiye mushiki wanyu muramuwanya arabashwekera muzarye inkoko y'isake murashima Imana mutanga icyacu n'amaturo hanyuma ikindi rero mutanze mushiki wanyu mwiza nimutabwira akanyamacumbi na viateri ngo babasengere muzaza n'utambitse ibirenge Imana izabahusa nka mushiki wanyu hanyuma rero abari muri telefone muhuguke abahuze muhuguke tukora service mukomeza akazi kanyu kugira ngo amasaha atadufata hanyuma abantu mwese amaso muyahange hano uyu mwanya nizi yari yarawunsabye kugira ngo mwese muze kuba mureba ibera hanyuma amano yanyu arebane iminota 38 yo kumuhobera niba ukunda kumuhobera uku cyangwa uku hobera uko bishaka muri aka kanya iyo minota ibyaza umusaruro nubwo amasaha yagiye abadafite umushiha mubashime rwose bityo rwose be unashimashima gutya mu mugongo wawe unashimashima bityo ukandamo bityo shaka we mubongera amashyi ayo mutanze ni yahoze umwana hanyuma parateri namwe kwegere aze kuguhereza ikimenyetso cya mbere hanyuma numara kucyakira urapfundura tumenye ko hatarimo uruyuki rutaza kurwinga umukunzi Marene nawe aze kwegera hafi hariya atari nambwe nyazinga hari hafi aho rwose aho hafi Anezi yakurebe aguha ikiganza imoso ushake mu rutoki rusumba izindi zose rimwe kabiri gatatu urusumba izindi zose wishyire hejuru ati urabasumba bose mwise so kwisutsa abayisanga jya utsanga buri munsi hanyuma ufate ikiganza gutya wishongore bafotore ngo bishyane
uyu munsi n'uwawe wishongora uko ubishaka Imana iba yabishimye. Fata ikiganza gutya, aha shyira hejuru pya iriya fata bene aha gutya ngo pya. Hashize isabato irangira bamuga ngo genda uruce urutegure tuze kuba umukunzi, nawe mwegere umuhe uko ruhumura umubavu uzabahoreho. Hanyuma kandi uko mukikira muzakikire hungu n'akobwa uko rutoshye, urukundo rwanyu ruzaba rutoshye. Ubwo abatwaje Imana umusore wacu mwakabaye muri hafi w'amamagara kabiri agatinda nazanye iyendere kandi cumuze uburyo umwete. Ndaza kureba ababyeyi batubyaye hano mu rugo, by'umwihariko mubyara Anisia, papa na mama, mu cyubahiro tubagomba muze kujya ijuru, umukwe wanyu utari umuko abashimire byimazeyo. Uwo ni papa ni sobuka rushaho ry'umuhobera. Uwo ngo bamubwira imishinga ufite ko uvuga ati gakuye ugiye kwizamura hitaje cyangwa Rwamagana. Nabonye ari agasantere kari gutera imbere. Apagiye hagati y'abana. Yemeye ko ubigenza uko ukamenya uruhanga. Mubwira uti mubyeyi nujya muri za nka zajemo izindi zidacika zidaca n'urucaca, izuba ntirizakwica. Baragufasha urwo rugendo yarunyuzemo, hari politike ntajya nivangamo. Hari n'inshyimbo hafi aha, umubwira uti nujya muri za nka baguhereza iyo nshyimbo uyimuhe. Icyubahiro cy'umubyeyi uti igihe uzajya muri za nka zidacika uzayisiragireho. Impundu ayiwe mwigeze kuyobora ubukwe mu gihugu cy'abaturanyi, maze basaba ko batanga impundu, numva uruhundu ruvugiye inyuma iyo nukurikiranye nsanga ni urw'umugabo. Ubu rero niwe nakubwira kujya uhobera umama, urekura ureba hasi n'isoni, igisenge gice mu biganza bya Aroni ariko gihingamire kwa Anisia, ufatanye bashimire umubyeyi. Wowe niwe nyoko bukwe nakubwiraga. Ati icyo giseke cyasozewe na ba nyirasenge b'umusore, ibanga ririmo nta wundi warimenye. Mubyeyi warakoze rwose, warakoze. Ngaho papa natwegere, iyi foto tugiye gufata reka mbabwire uko duhagarara uko rwose. Umukwe tumushyira hagati mu mateka. Iriya foto iri muri zimwe zihenze, kameramani ntuzayigurishe kuko yitwa inyakiramukwe mu muryango. Muyihe amashyi niba mwaratumiwe. Inyakiramukwe turashima cyane kuri serivisi nziza. Iyi mbuga twicayeho ni iy'uruvange cyangwa Life Holistic Company mu Rwanda hose aho waba uri. Nta hantu wava ngo ureke kugera aha, ntabwo ari kure mu gihugu. Nanjye navuye Rusizi ndahagera. Aha rero hari ubusitani bwiza cyane, kabivuge ndeba muri kamera. Hano ni mu ruvange cyangwa se mu ruvange, aho ushobora gusanga ubusitani bwiza. Hanyuma kandi aho waturuka mu Rwanda hose wakora ubukwe ukagenda neza. Urumva ko amajwi ni sawa, sonorizasiyo sawa, abantu sawa, barasa neza sawa. Hanyuma kandi mubihe amashyi uruvange. Hari n'ikinyobwa cyiza mama, urakoze. Ntabwo uri kunyishyura iyo publicité, nanjye ibyawe byiza ndabizi. Sawa. Abantu batizera Imana iyo bashyingiranwe nk'ejo saa kumi ikibazo kidakavuka bitana ba mwana. Icyo kizi n'urumva ari cyiza mubyeyi. Hoya muhorane muganire ku kazina muzitana katarimo cyabamwe nacyo kamobwa. Ngo si byose. Mama niza ngo si byose. Buriya baganiriye uburyo bazitana, ikibazo kivuga bazicara bagisobanurira bashake solution. Ati tuzitane iki? Ati tubivuge ngo hoya ntabwo bibareba. Sawa. Sawa. Maze babyeyi mwashyingiranwe kandi twabishimye, mugane kuri turiya dutebe muce bugufi, maze Anisia yagira ibyo yikorera. Naribyo
politike y'abagore mwiyivangemo nawe yagiye akwiye gukambika ingofero kuri iyi si abantu barwanira amakamba bagateranya ibyuma bagatanga ruswa kugira ngo babite bambisi n'abandi babaha amakamba ariko ababyeyi bayaharaniye bari kurera abana bitanga batizigama ngaho bikore ubandika amakamba buri wese ku ruhande rwe n'abanteguza abanyeshuri bigana ntangizi abaturutse Kigali bagiye gufata indege ijya muri Canada tutariwe turi kumwe mu gitaramo ububasha mfite bwo kuyobora igitaramo ndabemerera kusiga batanze impano abo banyeshuri ati rwose babyeyi mwarakoze barimo bari kuganira bansabye akantu batabana barabifuriza kuzashyikira abahungu n'akobwa bambwiye ngo turacyafite amani ati buri mwana umudusabira aze tumucutse ku mugaragaro bose babireba buri wese yicaye ku biro bya nyina ariko Aroni we yicara yiyicaje kuko n'ubundi yasaga nk'uwakuze kugiporopoza n'umwanzuro wifatiye nta muntu wawukubwiye na premier nabizi ngaho muhorere ku bibero by'ababyeyi babashitse dore bavuga ati muzakikira buri wese yicare yari kanize wewe wicare rwose ufatema mu musezere ariko n'uburuza Aroni we ntacyuka nuko bicara undi yagezeyo kane afata ifoto vuba aro ongorera mama mubwira ngo reka njye kurongora nakuza nawushyireho sha mubwire ngo reka navuze reka njye kubaka urugo mwongorera mubwire ngo bye Mary buriya babiziranye wowe hanyuma ababyeyi murakoze twakwisuba mu byicaro b'abanyeshuri ubwo muri buze kuba muri kumwe mumaze gutuza muraza kurusoma bararusoma ndagira ngo mugenzi wanjye abashyikirize zamufashe mikoro ubundi munagira murabona ko abantu biga kaminuza bari abasirimu noneho hari prive ya mbere mu Rwanda mo kabyara first private university among the universities in Rwanda after UR hari private yitwa Kimihurura Polytechnic njyewe mpamvu nyivuga yaranyigishije mwiha amashyi Kimihurura Polytechnic nyuma yo kunyigisha inshwekera imirimo ubu kuyivuga ni gupagasa mwiyongera ndi ni kaminuza ihereye rwose muri Burengerazuba bw'u Rwanda ati the shores of beautiful Lake Kivu hejuru y'ikiyaga cya Kivu wiga hano kakaboko gafite ifi akagafite mouse ya mashini uri kwiga kurya ifi ariko unasoma anizi nyagose ngera kubwiye ngo nubona umugabo ntuzakine n'uwo muntu ujye umenya inda ye udakuyeho ishati nta kintu wumvisemo sawa go ahead kandi umugabo wujuje imbavu zo guhaha nushaka ureka akamare Aroni mwana wikwihishira bisoma uwo mugore araguha ukajya ukavuga ngo kamaremo Aroni nibwo nkomeza na kamaremo uwo mugore amenya inda yawe nuko bigenda hari uwo baherutse kubwira ngo amende we mugageze mugakura habona nta kiromba kiri ati masenge nta kiromba afite ati isuko nakubwiye sha ngaho mumufashe hanyuma nawe mumenye mugere mu cyo yakugereyemo maze marene ashyire hasi ururabo na pare bakwegere
Okay, kamubafashe mu kanya bagiye kubatura agakorasi harimo n'indirimbo. Ikintu nyirango nshimira aba bana bararebye baravuga bati nta mpamvu yo gutoratora pare hirya iriya na marebe hirya iriya aho zirara zishya, kadufata abantu tuzi neza ko zirara zidashya, hanyuma tubazane inama batugira babe baranayumvikanye. Mu bashime bahisemo pare warongoye marende kandi amurongo yaramukoye mubahe amashyi. Muri yose gusa ntabwo ariyo ndimo n'amarende abyinana n'umugore utaruwe barabyinana ari ababo. Sawa, go ahead Moria Memory Singers. Ngihombo marererwa kivuna inkubita cyuma ngira amashyamba ngo zirimiye amahembe nirwijyana ng'amasimbi ku mugongo n'ibisengo bivuga y'amabara mezi ndatigohize humva ngwiziragiye abandi inkoni irarisha ngwiziragiye abagabo inkoni ikaganira kunyinkwiyo ngo ntamucyo ngo ntayiragije ntamugiye utarambuza mu ntoki ngo n'ubuganda bw'amazi bwiragiye bukicyura bwagera mu marembo bukavumera bukitaba injishi n'inkongoro ngo kandi ziragiye abana ayiga wehe hanzikanya kugira imana utubwira amahamba n'amazina yazo Saba totana mutahira mutongera amadutoto itemba ku matama ituza igatorwa umutima witeka buturama ndimo kuko murimo nuko shugu rya metari macuma cyane kiriba cyari kombe ahubwo zigeze mu marembo zitangira kuvumera zigeze mu kiraro zitangira kubanya mu mahembe inyana ziravumera kandi mbanza amahizi y'amabere maremare ifite icyasha mu gahanga dore irakamirwa abana batindi bakeneka rero amazina y'izo bakoye reka nze kubwira mushiki wanjye aza kuzababwira nuko basangwa basangira ngendo kandi dusangiye isano ni muhorana umuhororo n'umuhondo muhorana amahoro n'amahirwe ikindi kandi mpoza amata ku ruhimbi uwo bidateye ishyari n'amamashyi banye kugira imana dawe data mubyeyi wambyaye ukandarukana ubuhagarike imana ikama ubugingo ndabizi umugabo utongerwaho undi kandi ukagira inka zimya zitisonze imegena. Mubyeyi mwiza rero ndagira ngo nkubwire ngo ubwo nageraga mu ngamba nazibanje amahamba uraza kuza kunkundira umena uburenganzira bwo kuvuga amazina yazo. Ubwo burenganzira bumenye kugira imana nuko ndagira ngo mbabwire ngo ninjye waragiye inka zigeze muri Kongo baravuga ngo je kongoboke ella fatango maze zigeze mu Bwongereza baravuga ngo I need a cow zigeze mu Rwanda baravuga ngo zirimo rutagenda mu isi bitubisa rutimana nabo zineba rutahagarara ku bapira rugaragara isanga imoneke ruganira n'izashyamye zirimo urunga rw'inamati ku musozi rutuzira amaruga amaguru rutiranyamara ibirungu rushikama bizava no gukamwa rukomeza ku biremezo ry'inka data reka yisingize nasiganye nayihawe na mebe bwarambirije kuri Nyundo nkunda nsanganiza ivubwe yishoyeze ibibogaboga mvuga ko ari iya Rurindwa maze ngeze mu mizi ya Rubingiza amasanze zirayisekanirega muri vugisha ubusa byajumenya kugira imana. Ese ko mutamumashyi mutegereje iki? Mubyeyi mwiza rero ndagira ngo nkubwire ngo urabizi ko iwacu kirazira nta mukobwa bivuga ahubwo arisingiza. Ndagira ngo rero nkundire ndaje nderwaga mu bahizi nkaba ndisimba isendereye uburanga ikindi kandi nkaba nseka nsusurutsa abansanze sinsa nkaba none babaswe n'indoto ntandaro bigirira nkabajya bamenya ibyo gucudika mu ngeso zo gucumura giruka ahubwo indi nyenyeri rweranogeza urweranirwa bw'ijuru ry'u Rwanda nkaba w'ingenzi mu bandi ababyeyi banjye bishimira inshuti zikandata mu mihigo maze mbashyiranye kabihamya nitwa Kimana Joseline. Mubyeyi mwiza rero aho narindi mu rwuri nagize ibibazo intare yanteye umutima urange ndahurye twarenda kwikubita hasi ariko ubuye amaso urebye umubyeyi wanjye n'inyina mfite maze urebye umunwa wanjye burya ari muremure igihe bwose uri imbere y'urukanga urumva nahacanye umuco nyakugira imana urumva nakoze igikorwa cy'ubutwari nk'amayamashyi. Mubyeyi mwiza rero iyo nkuhaye simwigisha uko bayikoresha kuko ndabizi urabindusha ngiye kumukwigisha byaba bisa nko gutira igitabo cecuru agaseka kandi kizira
ngaho ucakabuginya kugira Imana si nkwaka kandi ntabwo ari yandi y'abatahira mwamenyereye. Mubyeyi mwiza rero ndagira ngo nkubwire ngo Imana yanyihereye amagambo abantu bagiye kuyanzizira avuga iti ugiye vuga ntacyo bazagutwara. Nkomeje kwitegereza irambaza ni Joseline ko ibyo yansabye byose nabiguhaye, ikindi ushaka ni iki? Narabwiye Imana nyagasani rugira rugaba ibyo byaro bigaba uko ushaka byajuranya kugira Imana, ariko nkundura unyihera ikintu kimwe. Narabwiye iti Mana nyakugira Imana ndagira ngo unyihere umutima wo kumviriza abakundana aho kumviriza abangana. Ubwo ndagira ngo nawe mubamere amashyi kubw'intambwe bateye umunsi. Mubyeyi mwiza rero ndagira ngo nkundire unkorere kuri iyi nkoni, inka nzayiragiza itazarwara uburenge nyakugira Imana. Ubu tunyihere umugisha nisure mu rwore kureba ngabo nasize yerera. Data rero hano ndi ni iwacu, aka ntabwo ndi bugashimura nkundire ume n'akandi. Urakoze kugira Imana. Mubyeyi mwiza rero ndagira ngo nkubwire ngo ibitugu byanjye byikoreye imitavu nibubashe kwikorera icyo kunywa, ubwo ndaza kujyana tudushoboye utundi uraza kuza kumumwikorezi. Hari icyo bukanya kugira Imana. Urakoze urakagira Imana. Data ndagira ngo nkubwire ngo kubw'urukundo n'ubugwari mwanyakiranye ndamutse ngiye nashimye nabo nkoze ikosa. Rero ndagira ngo mbashimire. Mubyeyi mwiza rero ndagira ngo nkubwire ngo umwanzi kwanga ibyo bijana zirakamurira ikofi. Data nawe umwanzi ukwanga aragapfushira doyumviraga amakuru ngaho cutsenya kugira Imana. Data rero uraza ko umuntu yanze musanga niye kuvuga ntabwo ndi nk'abandi bivuga ngo ni ibipiripiri n'ibipine by'imodoka niba ari mbwa baramaze, ahubwo ujye ugira utuntu umusore usobanutse usobanutse n'ubusobe bw'umukenyero impunga mutima n'indeshyo byose n'urugira ababimaye umucyandi gasongo ni muremure ndakandagira amabuye agaturagurika. Data rero izo ndaza kugira ngo bamfashije ngo umukobwa badaye tuzamufata gute, nanjye nabasubije ngo tuzamurinda shito ahubwo tumuhate nido kandi tuzamurinda inkoko ahubwo tumuhate inkoko. Nimba hari aho nakojeje wanyuzamo ebyiri, nimba nakoze neza kandi wankorera kuri iyi nkoni kandi ukanyera umugisha mwishirira mu rwuri. Kandi data wakererewe ibyo kubikoresha ibyo urabizi ngira ngo nawe ujya unsura mu rwuri ntabwo ari byo nkwigisha. Kandi data hari amagambo mukuru wanjye ari kuri iyi fanta yantumye kugira ngo nze kumubwira umukunzi we, ari kuri iyi cupa ryanditse ngo ni fanta, ndasobanura buri nyajwi ngo ni fafi yanze amagambo nakubwiye turi kumwe arasowe. Data rero urakoze, reka nisubire mu rwuri kugira ngo nataza kwenesha kandi icyo Imana yatubabariye. akana ko kwitoro rya Nyagasiko umunwa akawukura. Ukweli Imana itanga impano kabisa. Umukobwa nawe w'i Kigali aratwemeje. Aroni na Niziya ntacyo umuntu atabamarira, aba bana baritonze. Zimwe muri couple ntumvise zivugwa muri iyi mihanda mu buryo utamenya, ntacyo umuntu atabaha rwose. Ngaho mugejuru mutambuka na marene inkoni n'urabo musige hanyuma munsange munyemerere rero abageni batera namwe batambuka hano, ubundi tufatanye gusengera amazimano Anezi yaze gutembereza Aroni mu rugo. Kandi mwiza isa nk'iti gushimira amazimano uduhaye adutungira imibiri mu izina rya Yesu, amen. Basana jamwa na kunyamwa Imana Yesu ko Imana yezi ibiryo yeza abanyabyaha. Tubashimira ko murimo kutumva, yego tubashimira ko murimo kutumva. Niko twisanze ahantu. Iyo umwana avutse mu masegonda make cyane agera muri 30 wenda ntabwo nabyayiranye neza kuko ntabwo nigeze nyabara. Ikimenyetso kigaragaza ko uyu mwana ari muzima kandi azabaho neza araturika kaza. Ayo marina ntabwo ari ay'agahinda, ahubwo nuko abatangira ubuzima bwe bwo ku isi. Ndacyayisaba ngwino hano, ngwino. Uyu munsi iyo turi hano mu isi tugenda twiga buri munsi, ariko bitewe n'uko twavutse baratubyaye. Uyu mwana iyo amaze kuvuka ahita turikakarira, hanyuma nyina agatera impundu. Niyo marira yonyine abaho ku isi ashimisha abantu. Andi marira ni yayandi abantu bagira iyo bizihiza umunsi w'amavuko.
ni gute twisanze aha hantu uyu mwana iyo amaze kurira bibaho kereka umwana umwe ku isi gusa wigeze kuvuka natwe bikengarire ahubwo kugira ngo ibitaro bimwe byo mu karere kamwe ko mu burasirazuba we aho kurira yaraturitse araseka mu masegonda make cyane akimara kuvuka. Nyina yahise ajya kureba dogiteri muri ibyo bitaro by'Ikiziguro aramubaza ati se ko abandi bakuru be bavutse bakarira uyu mwana we kucyasetse? Muganga yaramubwiye ngo humura, umuntu wese uzaba umucunguzi w'abantu mu Rwanda nuko bigenda turika kaseka atuzamwite Manaca MC Sam. Ni gute twisanze ahantu uyu mwana agaturika agaseka? Nyina se we kuki yahise agaruka agaseka aho kugira ngo amufashe kurira? Nta kundi byagenda nuko byagenze, ari nayo mpamvu Imana yahise ivuga iti mwana wanjye muhaye impano uzayifashishe. None se abantu bose baje kuza muri ubu bukwe ni iki mwabonye? Icyambere, abana bacu baraberanye, mubaha amashyi. Ayo arabaye. Amashyi ni iki? Ni cya gihe ufata ikiganza cy'ibumoso n'icy'iburyo ukabihuza mu buryo utabyinginga byijyana, hanyuma bikabyara biti yo mu Kinyarwanda, uwo yahaye ukabura umushimiye byimazeyo. Aba bana Nizia na Aloni niyo couple ya mbere nabashije kubona yubashye Imana, uyu munsi bikagenda neza. Bibutse abantu babiriye bubisi, bibutse se abantu bafungafunze ingunu twayimo tukabatera amatara, aba ntabwo byigize bibaho. Uyu munsi umuntu wavuye i Kigali, umuntu wavuye mu majyaruguru no mu majyepfo yitegereje aravuga ati uyu munsi nabonye musi. Yego wibutse ku itariki nibuka n'ukwezi ntazi wigeze kujya mu bukwe usanga harimo abantu beza basa neza bagiye ku maso harimo amafaranga, ubusitani bwo bwari nk'ubu neza neza n'ubwo ku ruvange. Ako kanya ubukwe bwabaye bwiza, ariko bukeye mujya gusura abageni mugeze babaha telekomande mutunga cya cyuma cyiza bita televiziyo. Wibutse ko ugiye kureba bwa bukwe bwarimo MC wa Kandare wateruye telekomande ukubita hasi urakandagira ajandagurika kubera bibutse MC. Uyu munsi iyo umunyarwanda agiye kuvuga ijambo rimwe risobanura umuntu we kandi arutandukanye n'abandi bose bigeze kubona ku isi, uvuga rero n'ivuga ngo va ku giti dore umuntu. Ni indero wawe uyu munsi Manaca MC Sam. Ntabwo nasoza n'ababwiye ko uyu muntu adahenda ibiciro ni mu biciro kuko ibintu twabigize ibyanyu, turamanuka twishanisha na buri muntu wese. Uzi impamvu? Imana niba yaciye ko abana babana ndende yo kutaza kubafasha mu byaro. Ibiciro byanjye byo ni mu biciro gusa, ntabwo mvuga nimero mu bukwe butari ubwanjye. Uraza gufata telefone cyangwa se icyuma cya mudasobwa ufitemo YouTube, Instagram, TikTok, X, aho hombi no kuri Facebook uraza kwandikamo ngo Manaca MC Sam. Aho uraza kuhasanga nimero 10, ntabwo ari zo koherezaho amafaranga, ni zo kumamagara ukambwira va ku giti dore umuntu.